agenda twereka izo challenge, utwo tuntu turimo dushobora kutubeshya ko dukundana kandi tudakundana. Mu yandi magambo, urukundo ruri mu mutima atari urukundo ruri mu magambo. Mu yandi magambo, urukundo ruyobowe na Roho Mutagatifu aho kuyoborwa na kimuntu. Dore bitangaza Imana ishobora kudukorera niba turangwa n'urukundo, parenthesis, niba duharanira kuba muri kamere y'Imana. Aho niho nashaka kugera, muri kamere y'Imana. Kubera iki mpere kuri kamere y'Imana? Ngo Yesu amaze kubigisha uyu munsi amasomo radufasha ni kwa Matayo umutwe wa 28 umurongo wa 16 kugera kwa 28, ndetse n'ibaruwa Paulo yandikiye Abanyaroma umutwe wa 8 umurongo wa 14 kugera kwa 17, ni igitabo kivugurura amategeko umutwe wa 4 umurongo wa 32 kugera kwa 80. Mpere kuri Evangelii niyo iratutamo neza, iratwinjizamo neza. Ku murongo wa 18 ngo nuko Yesu arabegera arababwira ati, nahawe ububasha bwose mu ijuru no ku isi, nuko rero nimugende mwigisha amahanga yose, mubatize ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Kubera iki Yesu atavuze ati mubatize ku izina ry'Imana? Si byari bihagije se? Byari bihagije. Ariko yaravuze mubabatize ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Kubera iki? Yesu ashaka kugira ngo twumve Imana muri ubu buryo, tuyumve nk'Imana umuremyi wacu, tuyumve nk'Imana umucunguzi wacu, kandi tuyumve nk'Imana Mwuka Wera wamagana, Roho Mutagatifu, Imana tubana buri gihe. Niyo mpamvu mu gusoza avuga ati, kandi nzabana namwe iteka ryose, dore kandi ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza igihe isi izashirira. Tubana n'Imana, ntabwo tuyibona, ariko muri Roho Mutagatifu tubana nayo. Niyo mpamvu Yesu ashaka kutwereka ko iyo Mana tubana nayo, kandi ya Mana umuremyi wacu, ya Mana twigeze kubona uyu munsi igitabo gitagatifu kikatubwira uburyo babanye nayo, babana na Yesu Kristo. Yasubiye mu ijuru, babanye nawe, we ubwo wabigishirije, kandi ntabwo yabasize ari imfubyi. Niyo mpamvu Yesu ashaka kugira tumenye Imana, ntabwo ari Imana iri mu kirere kure yacu, oya, ni Imana turi kumwe. Niyo mpamvu mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi avuga ati, hagiye kuvuka umwana kandi azitwa Emmanuel. Bishaka kuvuga ngo ubwo Imana yari itangiye kutwiyegereza no kugira ngo tuyishyikire mu bwenge bwacu, kuko ubundi nubwo tutapfa tuyumvise, ariko ariko dutangira kumva. Aha wenda niho rimwe na rimwe abanyamadini bavuga ngo ariko mwe abakatolike muhora muvuga iyobera. Yes, kuko iby'Imana ntabwo twabyumva byose, ntabwo ibya byose aho tuhahuriza n'abarokore n'iki, twese twemera Imana mu butatu butagatifu. Abakristo bose iri hame turihuriraho, Imana mu butatu butagatifu. Rero ugiye mu bwenge bwa kimuntu ntabwo washobora gusobanura ko ikintu kimwe cyavamo ibintu bitatu. Mu bwenge bwa muntu ntabwo twabyumva, ariko kububasha bw'Imana dushobora kubyumva, kuko Imana ariko yatwigaragarije. Ariko burya tugiye no mu bigereranyo bisanzwe wabonamo ingero nyinshi. Nese iyo tuvuze izuba ntituribona ari rimwe, kandi ntitubona hari izuba ubwaryo nk'icyo tubona nk'igishashi ubwacyo, ariko tubona n'urumuri rwaryo, ariko tukabona n'ubushyuhe bwaryo. Wavuga ko ari ikintu kimwe ariko kirimo ibintu bitatu. That is an example. Uyu munsi rero ndagira ngo dutinde aho ngaho. Reka manze mbahe iyo abantu batabyumva neza. Umuntu umwe yagiye mu isengesho, yumva nyine Imana Data, Imana Mwana, Imana Roho Mutagatifu. Niba ari bwo yari akigera mu ivugururwa atangira gusingiza, aratangira ati, Mana turagusingiza ko kuri umuremyi wacu, waraturemye
ariko nkunda na Yezu, ariko kubera ko mvuze Yezu Mana Data nturakare rwose. Yezu ndagusingiza uri gitangaza, uratwitangiye ariko mvuze byinshi kuri Yezu. Data rwose nturakare, Yezu ndamukunda buriya. Kristo Yezu akuzwe. Mwumva icyo gisingizo, niba yari ari mukuri niba atari mukuri simbizi. Atariko na Mwuka Wera turahorana, na Roho Mutagatifu turahorana. Roho ndagushimira ndagukunda, ariko Yezu ntubabare, niwe wamudusigiye, ntubabare. Buriya mu Mana ntaguhamo ishya, mu Mana ntaguhamo ishyari, kugira ngo mve ko wavuze Imana Data, Roho akarakara, Yezu akarakara. No, mu Mana ntaguhamo ishyari, kuko ni Imana n'urukundo, Imana ni ubumwe. Iyo uvuze Roho Mutagatifu uba wavuze n'Imana Data, uba wavuze na Yezu Kristo, kuko ni Imana imwe mu bapersona batatu. Muri ubwo buryo yagiye twigaragariza, muri ubwo buryo mucyo itumariye, mu buryo Imana igenda idufasha kugira ngo tubyumve muri ubwo buryo butatu, ariko ni Imana imwe. Aho rero ho kujya mu mibare ukavuga ngo ubu Imana Data irarakaye, Imana Roho Mutagatifu irarakaye, Imana Mwana irarakaye. Oya, uko uzasenga uzimareyo kandi wumve ko wasenze rwose, nta mashyari aba mu Mana. Niyo mpamvu tugomba kumva Imana mu bumwe. Imana ni ubumwe. Buriya mu kigeranyo cyiza uravuga Imana, hagati y'Imana Data na Mwana, ubwo bumwe hagati aho ni muri Roho Mutagatifu, ni Roho Mutagatifu. Imana ni ubumwe. Ni nayo mpamvu kugira ngo tubyumve neza, mu gitabo cy'Intangiriro baratubwira ngo tureme muntu. Ntabwo Imana yavuze ngo reka ndeme, ntabwo Imana yavuze ngo reka ndeme umuntu, ahubwo aravuga ngo tureme umuntu. Ko Imana ni muri ubwo butatu butagatifu, ni ubumwe, tureme muntu. Mu Kinyarwanda hari akandi karimbo twavugaga, abakuze baraha, ari indirimbo twaririmbaga sinzi niba muyizi. Yaravuga ngo na Yohana aratanga inzoga, Imana mariko ntabibabare, iyo manzi we ako karimbo murakazira, ngo na Yohana aratanga inzoga, ako karimbo murakazi. Ngo na Feresita aratanga inzoga, Imana perepetua ntabibabare, iyo manzi we shaka kuvuga ngo abantu iyo bari mu bumwe, umwe natanga undi ntarababara, natanga inzoga mbone kubera iki? Wenda burya aba artiste, abahanzi bahimba ikintu ariko bagerageza gusanisha no gusobanura. Niba umuntu umuri inshuti, icyo yatanga, icyo yakwakira wabyishimira kuko muri inshuti. N'Imana mu butatu butagatifu rero ntabwo ibabazwa nuko Imana yaguhaye ibi cyangwa kuko ni Imana imwe. Ibyo bikatujyana cyane buriya iyo bagiye kuvuga urukundo nyarukundo. Niyo mpamvu twavuze ngo dore ibitangaza Imana idukorera niba dukundana by'ukuri. Ikigereranyo Bibiliya iduha iyo ishaka kwerekana urukundo nyarukundo, Imana ceshimwe, birabatangaza ariko kubibabwira mugomba kubimenya hakiri kare, kuko niko Imana yashatse kubigereranya. Uri Imana itubwira urukundo nyarukundo, muratangazwa nuko ishaka kurwerekana mu rukundo rw'umusore n'inkumi bari muri fiançailles. Mvuze fiançailles kuko hari n'abandi batubeshya ngo bari mu rukundo kandi bataragera ku mibanire no kuvuga ijambo. Umuntu bataratera ivi azabaretse kuvuga ibyo rukundo, sibyo ra? Ariko no gutera ivi ntibigahagararira aho ngaho. Umuntu niba atarakwa azareke kuvuga sheri. Ariko ubwo mwamaye amashiko. Kristo Yezu akozwe. Ariko se umuntu atinyuka kuvuga sheri kutatarakora. Imana yacu ishimwe. Ibyo ngibyo rero muratangazwa nuko igitabo gitagatifu kibitubwira kandi kikabitubwira neza. Mu ibaruwa Pawulo igihe yasobanuraga, Pawulo yari umuhanga cyane, mu gihe yasobanuraga ku byerekeranye n'urukundo
rw'umugabo n'umugore yaravuze ngo ni ibaruwa Paulo yandikiye Abanyefezi, aravuga ngo Kristo yavuze ati umugabo agomba gukunda umugore we ngo nk'uko Kristo akunda Kiliziya, that relationship, nk'uko Kristo akunda Kiliziya. Kandi agakomeza avuga ati namwe bagore nimwubahe abagabo banyu nk'uko Kiliziya yubaha Kristo. Aho ngaho ariko mu magambo make burya ukunda nyine uwo wubaha kandi wubaha uwo ukunda. Ariko nshaka kugira ngo dutinde kuri icyo kigereranyo, urukundo nyarukundo, rwa rukundo, kubera ko iyo kamere y'Imana y'urukundo dushobora kuyishyikira. Bibiliya iduha ikigereranyo byibuze mugerageze kugera kuri rwa rukundo rugomba kuranga umugabo n'umugore. Niyo mpamvu dusanga muri rwa rugo rutagatifu, umuryango mutagatifu, tubonamo bwa busabane bw'urukundo, urugo rutagatifu rwa Yosefu, Bikira Mariya na Yesu. Nicyo kigereranyo. Ntabwo ikigereranyo rero nk'iki tugisanga gusa, ntabwo ari Paulo wari ubitangiye, ahubwo iyo tugiye muri Bibiliya dusangamo igitabo cyitwa Indirimbo Ihebuje. Bamwe baravuga ngo ariko ubundi kiriya gitabo cy'Indirimbo Ihebuje ni igitabo kivuga Imana cyangwa kuko kivuga urukundo rw'abageni. Hano ngo uwo mugeni wanjye ari afite amenyo yererana, afite ijosi rime, afite iki, mbese ushatse wavuga ngo ni cya gitabo cy'imitoma. Kiriya gitabo rero ni igitabo cy'Imana. Gishushanya iki? Gishushanya itorero, gishushanya ikoraniro ry'Imana na Kristo umukwe. Imana yacishimwe. Ngo naraye ntasinziye, umutwe wa 3. Naraye ntasinziye namushatse ijoro ryose namubuze, icyampa ngo mubone sinakongera gusinzira. Kristo Yesu akuzwe. Urwo rukundo twakwita rimwe na rimwe mutoma ni rwa rukundo hagati y'Imana ishaka umwana we, y'Imana ishaka kurambagiza Kiliziya, kurambagiza buri wese muri twe. Ni igishushanyo cy'urukundo Imana idukunda, buri umwe wese urahanga. Mbese ngo buriya nta rukundo rwabaho muri iyi si rwa rutu rw'abafiyanse, simbizi. Naho imibare yaziye sinzi n'ibyo bikiriho, sinzi niba bikiriho, ariko byakagombye kugira aho ngaho urukundo nyarukundo. Mu yandi magambo ni rwa rukundo buriya iyo tuvuga isakaramento ryo gushyingirwa, aka kantu mugafate kuko ubwo abo ndi gutegura ku isakaramento ryo gushyingirwa hano mfite amakupula 2, niba bari hano ako mugafate n'abandi bazaza ubutaha kandi murakabona bashira none se, ariko mukamenya igihe cyo kubivuga. Nimutangira kwiga umubano muzabone kuvuga sheri. Hari ibintu bibiri mu isakaramento ryo gushyingirwa mugomba kumenya, icyo bita characteristics of marriage sacrament, ibiranga isakaramento ryo gushyingirwa. Hari n'ibindi bita intego z'isakaramento ryo gushyingirwa. Uyu munsi intego ntonda zijyaho n'intego 3 gusa. Uyu munsi ndajya ku cyo bita characteristics. Isakaramento ryo gushyingirwa rirangwa n'iki? Rirangwa n'ibintu bibiri: ubudatandukana, ni solubilité, ndetse na communion, ubumwe. Niyo mpamvu turimba ngo dore ubu mubaye umwe. Kubera guhera uyu munsi ubwo musangiye ikiryamo mubaye umuntu umwe. Kandi bagatera urwenya ngo burya akoze mwari mukazi ngo impamvu umusore asuhuza inkumi kugira ngo yayifata mu kiganza kuyirekura bikamunanira, sinzi namwe mwabona umwe aherekeje undi, bagira mu mayira abiri yamusezera ariko kurekuza ikiganza bikanga. Niba baba bashizemo kakore cyangwa se ubujeni, ntabwo nzi uko biba byagenze. Muzi icyo bishatse kuvuga? Ngo burya umwe se ntiyavuye mu wundi, n'ubundi ngo bashaka gusubirana n'undi bashaka gusubirana. Ariko kubera ko umwe yavuye mu wundi, niyo mpamvu iyo rwa rukundo nyarukundo rwahageze koko umwe ajya mu wundi.
neza neza bikabama mahwi ako kanya, maze imbere ya ritari koko bakavuga ngo ubu mubaye umwe, communion, ubu ubumwe bw'abashakanye. None se wa mugani ni gute abantu bari umwe yatanga inzoga undi akababara kandi mwarabaye umwe? Kristo Yesu akozwe. Hariho harakomeye rwa rukundo rw'Imana. Imana ni imwe, ifite ubumwe mu butatu butagatu. Niyo mpamvu natwe mu rukundo nyarukundo tugomba kuba umwe. Bishaka kuvuga ngo ni urukundo rugeraho umuntu umujyamo wese ukumva aho ababaye nawe urababaye. Sinzi niba warabona umuntu wakomeretse wabona ikiguma cye ukumva nawe bikugezemo cyane, yari umuntu wawe. Ubonye nka mama, ntanga urugero rwa mama, ubonye nka mama yakomeretse cyane ukabona amaraso ye, uba wumva bikugeza ahantu wayo, kubera ko umufitiye rwa rukundo. Nahoro n'umugabo n'umugore ko biri bitubwira naho bigomba kugera, ariko ni ikigeranyo ngo dore urukundo mwakagombye kugira, kuko ari cyo kigereranyo. Urukundo Imana dukunda kurwumva biratugora, ariko ikaduha ikigereranyo. Wenda byo mwabyumva, niko Bibiliya itubwira. Wenda byo twabyumva tugendeye ku rukundo rw'umugabo n'umugore, hari twakumva urukundo Imana dukunda ariko birenzeho, ariko Bibiliya iduha icyo kigereranyo. Reka nsoze mbaha akagero kugira ngo mwongere mu byumve, kuko hari igihe tubivuga byibere mu magambo. Umunsi yashize nakiye couple yari couple igiye gusenyuka kubera ikintu gikomeye ariko kidatanakomeye cyane. Urumva muri minsi muzi ko kugira abantu baringaniza urubyaro bitabaza inshinge, imiti, udupira, ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho urumva babanye bakundana, ariko baza kugira ikintu kimwe. Umudamu akavuga ati ngewe ibintu byo guhora umva yagiye mu by'inshinge biramunanira, agahora ava buri gihe. Udupira nitwo twatumaga ahora ava buri gihe, ajya mu by'imiti bikamumerera nabi, akamera nk'umuntu urwaye. Noneho umuganga bagira inama, aravuga ati rero ubu ngubu buri kwezi ugiye kujya, mugomba kujya ku rushinge buri kwezi, ukajya ufata urushinge buri kwezi. Umudamu ageze mu rugo abibwira umugabo, ariko aramubwira ati ntabwo nabishobora pe. Kristo Yesu akozwe. Ntabwo nabishobora rwose. Umugabo aramubwira ati none uri kugira bigende bite? None biragenda bite? Umudamu aramubwira ati none buri kwezi nzagenda batera urushinge, ukundi kwezi amezi 10 subwo bazaba bagitera hehe? Kristo Yesu akozwe. Amezi 12 buri kwezi ugenda batera bazaba bagitera hehe? Umugore yumva biramunaniye. Umugabo ageze akisegera akavuga ati none nturi umugore. Kristo Yesu akozwe. Ntabwo ikibazo ari uko ari umugore, kuko ntabwo yaba umugore kugira ngo ahore aterwa inshinge. Ahubwo ikibazo, ariko mana muri iyi minsi rero ni ikibazo, muri iyi minsi haje uburyo bw'abagabo. Izo nshinge n'abagabo bagiye kujya baziterwa, nzaba ndareba noneho. Wenda mwakumva hari. Ntekereza ko nano ubutaha azavuga ati nawe uri umugabo ugende barugutere nawe. Buri kwezi bagenda bagutera. Ariko icyo ngamije hano ntago ari ukubabwira ngo iki inshinge, ahubwo murebe ngo kuki uri umugabo atigeze yumva kuri ya mugore ababaye. Kristo Yesu akozwe. Uko nawe bipfira. Kuki atigeze yumva ko nuko atari yajya muri we ngo yumve ububabare afite. Nkunda umugabo wigeze gutera umutomo umugore waramubwira ati mana kibe nashobora no gutwita nkamugutwitira rwose. Niba yaravuze bimuvuye ku mutima ntumbaze. Ariko kujya mu wundi ukamenya ko ariko hari ikintu kitwereka ko wa mugabo ashobora gutwitira umugore. Nzi umugabo mu gihe umugore watwite ntabwo yongera kwegera ku izindi. Umugabo niwe ubwo se umugabo we ntatwite.
ntabwo yongera kwegera ku izindi, arayikora kuko abazi ngo umugore aratwite. Ngiyo kominiyo, ngiyo ubumwe. Kujya mu wundi ukumva ikibazo mugenzi wawe afite. Kuko yashobora no kuvuga aho kugira ngo avuga ngo genda baruguterura umugore, yashoboraga no kuvuga tumva rero hari uburyo bwinshi. Hari uburyo bwo kwifata igihe couple, igihe umugore n'umugabo badashaka gusama. Hari n'uburyo bwo gukoresha agakingirizo mu gihe bari kumva bigeze ku yindi ntera, ariko ikigamijwe ari kugira ngo rwa rukundo rw'umugabo n'umugore rusagambe, umwe atababaye cyangwa ngo avunike ngo ahore ku nshinge cyangwa agire gute, bityo rwa rukundo rukagaragara hagati yabo. Mu yandi magambo, abakristo bashatse uburyo nyabwo bwabafasha babubona kubera urukundo. Erega urukundo tuvuga ntabwo ari amagambo, urukundo tuvuga ni ibikorwa. Urukundo tuvuga rurashoboka, ntabwo ari ibintu byo mu kirere. Imana ishimwe. Ngaho rero niyo mpamvu Imana ni urukundo, niyo mpamvu natwe duhatira kujya muri iyo kamere y'urukundo kugira ngo twere kubaho nk'abantu bahora mu mibabaro gusa, kandi tubereyeho gufatanya umubabaro. Abarundi bavuga ijambo ryiza, iyo abonye umugeni amaze gutera ivi, amaze no kumwereka umuryango, Abarundi baravuga ngo mana we ubu turishimye ko ubonye umutambuka. Abarundi bavuga ngo iki? Tubonye umutambukanyi. Mu yandi magambo, waba wagiye he, waba uzibuka kuri kumwe n'umutambukanyi wawe spiritually, mu buryo ntabwo umuntu ariko muri kumwe. Hari abagira gutya bakavanamo n'impeta zabo kugira ngo bajijishe ko badafite abatambukanyi. Wajya he? Uzabo uri kumwe n'umutambukanyi wawe, ariko akabero kugira ngo mufatanye urugendo rugana ijuru. N'abapagani batanabyemera rugana urupfu, mugomba gufatanya urwo rugendo. Niyo mpamvu Imana itubwira iti byibuze niba mutumva urukundo mbakunda murebere kuri aba ngaba. None uyu munsi you are able, uyu munsi umuntu bamwiteguye kuzaba icyitegererezo cy'urukundo Imana idukunda. Bageni muri aha ngaha, ndabasabira ngo mubone abatambukanyi ariko umunsi mubonye uzavuga uti mfite umuhigo wo kwerekana ko Imana ari urukundo. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha. I call my sister Dr. Mireille to help you to understand in summary what you have studied today. Welcome, Doctor.